Pastor Mutesi ku bamuzi ku bamukunda, ubundi uriya Mutesi twamenye nk'umupasiteri iyo atari kuvugwa mu mihanda ya Kigali, iyo mbese inkuru ze zitari trend ntabwo abantu baba bumva batuje. Nibwo buryo ki inkuru zaje mu buryo butunguranye ngo umuntu witwa Mutesi yatandukanye nande na Murindwa. Murabizi ubukwe bwe bwateje ibibazo, bujagaraza abantu, buvugisha abantu. Ntabwo Mutesi ajya ashoma umugabo, Mutesi ntiyarara umugabo, Mutesi n'ikibakwire, Mutesi agira za karande ntazubaka. Ibyo byose ni ibintu byavuzwe Mutesi akora ubukwe n'umuntu witwa nde? Witwa Murindwa. Murindwa ntabwo ari umuntu ujya uza muri za social media, si umuntu w'imihanda, ariko abantu baragenda bakamudescribinga, bakamuvuga, bakamuhera mu bwana bwe. Kumva rero Mutesi kubera ko ari umuntu we wikundira imihanda, na nyuma y'ubukwe yaravuze aravuga, ariko ageze aho ngaho asa n'uretse ibintu by'imihanda byo kuza gutanga ibiganiro. Ejo bundi wo mu kiganiro yatanze ijambo rimwe yavuze, ubundi birahagije ko Mutesi avuga ijambo rimwe gusa abantu bakarikuramo ibiganiro bizamara umwaka. Ubwo batangiye kumuvuga Mutesi tayari ni content y'umwaka, twabishaka tutabishaka. None se ubu mu bintu yavuze, mu magambo aherutse kuvuga ku kiganiro aherutse gutanga, Mutesi yigeze avuga ko atabana n'umugabo, yigeze avuga ko yadivorishije, yigeze avuga yuko urugo rwamunaniye, yigeze avuga iki? Ikintu yavuze ko umugabo wiwe atari marayika, famiye yiwe atari marayika, yaba iy'iwabo n'iyo ku mugabo atari marayika, ariko yensista kuki? Ku mugabo we cyane, kuko avuga yuko icyaba cyose Mutesi ubwe yakosa na Murindwa yagira ate? Yakosa. Avuga ati njyewe ibyo mwavuga byose ntaha iwanjye. Ntabwo yigeze abwira ngo njyewe aho ntaha ntabwo mpabana nande? Na Murindwa Ferdinand cyangwa se n'umugabo. Ariko kuntu abantu bifashe inkuru bakayibyazamo yuko Mutesi uko byagenda kose byari byarahanuwe, ntabwo yagombaga kubana n'uriya mugabo, ngo Mutesi agomba gushakana n'umuntu w'umukozi w'Imana nka we w'umupasiteri, ati byaravuzwe kuva kera, byarahanuwe. Njyewe ntabwo ibi bintu njya mbyemera. Ariko ubu ngubu inkuru yabaye ikimomo yuko ngo ubuzima bwa Mutesi buri mu kaga, buri ahantu hakomeye, ubuzima bwe bwangiritse, kibakwire, karande z'iwabo, abagore yahemukiye, Mutesi ubuzima bwanze, yagize ate? Yongeye yasenya. Ariko mu by'ukuri abantu nubwo bihaye kuvuga gutyo, buriya attention, nuzajya kwandika commentaire umuntu waba umukunda waba umwanga, jya ubanza ufate ibyo bintu ubyishyireho, kuko si uri kumugira inama ahubwo uri kumutoneka. Ariko uri kumutoneka wibagije yuko nawe ugize ute? Uri ku isi. Ibintu byamubaho, byaba byabaye, byaba ari ibihimbano, banza ubikuru uvuge ngo ibi bintu ndi kuvuga yego n'uw'imihanda pe. Nawe rero kuva utari uw'imihanda, banza wibaze ngo ibi bintu ndi kuvuga njyewe hagize ubimbwira namererwa nte? Ushobora kutabibwirwa muri comment hano kuri za social media, ariko environment wowe ubamo, abo mubana, abo muziranye nabo bakagutoneka, nibwo wakumva uburemere bw'ibintu abantu benshi bajya bakunda kwandikira Mutesi bidafite ishingiro, birimo ubwendisipurine, birimo amagambo akomeretsa. Ndenda kubabwira ko Mutesi ari umuntu nk'uko yabibabwiye, umugabo we Ferdinand ni umuntu, ibintu byose ukiri ku isi uri umukandida w'ibintu bibi ndetse n'ibyiza. Noneho byagera mu rushako, mana nta muntu ujya wiringira ngo urushako ruzampira 100%, kimwe nuko nta muntu ujya uhora avuga ngo ruzambera rubi 100%. Biba ari ups and down, uri kumva? Ariko kwifata ukavuga ngo Mutesi ibintu byawe byarahanuwe, Mutesi yabaye content nziza i Kigali umwaka umwe ndetse n'ibiri, twe tuzi yuko ibintu atazongera kugera gute kubimuvugaho. Kandi mu by'ukuri ibi bintu ni ibihimbano, nyir'ubwite ntacyo nigeze abitangazaho. Tuvugishije ukuri, ibi bintu byavuye he? Usibye nyine kwa kundi hari umuntu ujya uza imihanda akaryoshya content pe. Byandi bavuga ngo
umusazi utari uwawe, harya baravuga ngo umusazi utari uwawe ubona anejeje, ubona asekeje. Donc kuko aba atari umufamiliye wawe, abantu baba bumva bagomba kumufataho ijambo bakavuga ibyo bishakiye. Noneho ugahita uvuga ngo bizanye imihanda, kandi nawe utari ku mihanda, abaturanyi bawe nawe barabikubwira iyo hari icyakubayeho, cyaba ari igihimbano, cyaba ari ukuri, nawe iyo babishatse bagira bate bagufataho ijambo. Rero jya kuvuga umuntu ubanza utekereze kabiri. Jya kwandika commentaire ubanza utekereze kabiri, uvuge ngo uyu muntu yaba mushiki wanjye, yaba mukuru wanjye se, yaba murumuna wanjye, yaba umuvandimwe wanjye, mubone gutoneka umuntu mumuvuga ibintu mutazi neza. Kandi buriya tujye twitonda, n'ururimi rurarema, ntitukareme ibintu bibi mu kanwa kacu, ntitukishimire ko ururimi rwacu rurema ibintu bibi. Mutesi ni content nziza kugeza ku kigero cy'uko abantu bamuvuga banezerewe, aba YouTube bakuriyetinga inkuru yo kumunezererwa yuko ikintu kibi cyamubayeho. Biragoye ko abantu bajya bavuga ibintu byiza kuri Mutesi ngo yariyandagaje, noneho hanyuma ya majwi yaje tutazi n'uburyo ki yajemo, tutazi ubusobanuro bwayo, tutitaye yuko na AI yayakora. Ubu ngubu Mutesi abantu bose baragiye bavuga yuko bamwanze, bamufanuye, kandi ndakubwiza ukuri, ari amajwi yaba araye yaba ataraye, biriya byamubayeho uko waba witwararika kose nawe byakugeraho. Biriya byaba ari byo, uko waba uri umuntu kose wavuga n'ibirenze kuriya. Rega mu rwihisho rw'abantu haberamo byinshi, ariko kubisha ni kimwe, no kuba byagera hanze ni ikindi. Nawe ntiwamenye uburyo ki byagize bite byageze hanze. Telefone bashobora kuyiba, ubihaye ashobora kubitanga, ariko kuki twagiye twishyiramo ko biriya bintu ari byo? Kandi ndakubwiza ukuri, ikoranabuhanga nta kintu ritakora. Muhe Mutesi amahoro yiyubakire, muhe Mutesi amahoro n'umugabo we, batunge batunganirwe. Ibyo kwirirwa abantu bumva yuko bagomba kumukoreraho concert ngo yasenye, abantu babivuga nk'aho binejeje. Ikindi ngo ntajya abura abagabo, ngo wagira ngo hari ahantu aba yarababitse, ngo isaha n'isaha, ngo uriya nibatandukana ngo azazana uwundi. Birakureba, ushinzwe iki? Nawe nugira ibyago nk'ibyo yagize byo kudivorsa, cyangwa se kuba wabura umugabo we cyangwa umugore wawe, nawe ubwo ngubwo aho abakura nawe uzahamubaza. Ariko ukavuga ngo hari aho yababitse, ukamufataho ijambo. Ari mushiki wawe cyangwa ari murumuna wawe cyangwa ari mukuru wawe, ntabwo wamuvuga hariya magambo. Ariko kubera yuko nyine umuntu ugomba kumufataho ijambo ngo yizanye imihanda, wibuke yuko na environment yawe ishobora kukuvuga amagambo nawe ukumva bari nko gukoza igiti mu gisebe. Sibyo? Mumuhe amahoro yiyubakire, mumuhe amahoro atuze. Ibyaba byose nubwo byaba ari byo, ni umuntu yakosa, n'umugabo bashakanye ni umuntu yakosa. Ubu rero Sebiradiyo kuva atari yaza hano ngo yikunkumure, ubu biraza gushyuha. Sebiradiyo nahagera, hari uwitwa ngo ni Sebiradiyo, wa wundi ukunda gukora ibiganiro kuri Mutesi, ubu nahagera biraza kuba ibindi. Twige kumenya amagambo tubwira abantu meza, ntitwige kubaho tubakomeretsa, kubera yuko ibihe bibi byagera ku muntu nawe bishobora kukugeraho, kandi ntawe ubigira ute, ntawe ubitegura. Twige kumenya ibyo tubwira abantu, yaba muri commentaire, yaba tubaganiriza, tumenye ikintu tugomba kubabwira, kuko abantu bagize bate, barababaye. Ntitukabongere imibabaro, kuko ibibabaza birizana. Twige rero kumenya icyo tubabwira, ariko mureke Mutesi agira ate, yiyubakire. Ibyiza nawe byamubera kimwe nuko nawe ugira ute, ubyifuza ngo ibyiza bikugereho. Tureke kumwaturaho ibintu bidafite ishingiro, tutazi inkomoko yabyo. Sibyo? Nyir'ubwite kuva atabitangaje, tureke kuza tubihwihwisa ngo dukwirakwize.